Ikaze kuri Mugisha Olivier, aho tubasobanurira ibijyanye na edit, nyine uburyo wakuramo video cyangwa ifoto cyangwa nyine ukuntu wakeditinga nyine ikintu cyawe ushaka. Aha ngaha ni muri Focem Study, kano kanya tugiye guhera ku kintu cyitwa collage. Collage nyine ni uburyo amafoto yawe nyine wayagira menshi ariko nyine mu ifoto imwe. Aha ngaha ngiye kubasobanurira neza uburyo ifoto yawe yaza imeze fresh nifashishije InShot. Turaza muri InShot yacu tujya ahantu handitse collage, ni kano ka gatatu, nizere ko mwese akareba. Ufite telefone wajya kuri InShot tukajyana ku buryo utazabyigwa cyangwa ino foto cyangwa ino video ukaba wayidownloadinga. Turaza hano kuri collage tuyikandeho, reba hano utazabyitiranya ukanda kuri Allblade, ubwo ni kano ka kabiri tugakirikeho. Turaza amafoto yacu tuvuga urugero kugira amafoto ataza kwivanga, dufate y'umukara, dufate ino, tuze n'ayandi nyine bidahuye, n'iyi ntabwo byahura na biriya, dufate n'iy'uruhinja, n'iy'inyama n'uruhinja, dufate n'iyi ngiyi y'umukinnyi tutazi izina, dufate n'iyi ngiyi yenda ya Focem Olivier tuyifate nayo, tuze dufate n'iya Ancelotti, dufate iya Modric, dufate n'iya Ronaldo, dufate ya Lewandowski, na Barca murazi we, dufate iya Mugisha, dufate n'iy'abasore babiri. Ubundi ino Allblade ikora ku mafoto 12 gusa, ntabwo yemerewe kurenga, tuyemeze. Aha ngaha baduha amashuwa menshi cyane, nizere ko wageze aha ngaha byo ntabwo byaba bikikunaniye. Urabona ko ifoto yabaye imwe, ushobora gufata imwe ukavuga ati reka nyiburishe, ibyo nyine kujyana aho ushaka, ukavuga ati buri foto nyine uyikoraho uko ushaka nyine. Nizere ko yose urimo urabibona neza cyane. Ibyo sawa, noneho aha ngaha uhitamo nyine ikintu wakoraho, mfata aya ngaya gutya, uku uhitamo nyine ikikunejeje uku nyine uku. Sibyo ko ya mafoto yabaye menshi nyine hajemo akavuyo, ariko nyine iyo ari make nyine ubona ko nyine ari ibintu bijyanye cyane. Wibaza ukuntu amakirishi nyine bayakora bayampuritinga, ni uburyo nyine wapuritingamo amakirishi, barafata amafoto menshi nyine bakayahuza, ukaba utamenya nyine ukuntu bimeze. Aho ikintu nashaka kubigisha nyine ni uburyo nyine wayakoramo nyine, ariko ngiye kwiga n'ubwo nyine atazamo akavuyo nyine. Bivuze ko yandi tugenda tuyakuraho, dukora amafoto make nyine niyo atazamo akavuyo, kari manini nyine iyo ari menshi azamo akavuyo. Kanda kuri kano ka times, fata y'abakinnyi wenda dufata ya n'iyi ngiyi, nibutsa ko ifoto yemerewe kuyizanamo kabiri, tuvuge tuyizanemo kabiri gutya, uku wongera ukanda bihita bizamo kabiri. Gusa ni ko tugiye kwikora, abonye ko ikirishi yacu yamaze kuzura neza cyane, tugire gutya biremewe. Wabonye ko ikirishi yacu yuzuye, ikirishi yacu yamaze kuba yakuzura rwose. Isigaye ni iki? Ikirishi yacu urabona ko yamaze kuzura, wabikora gutya uku se uku. Ikimaze kugaragara ni uko ikirishi yacu yamaze kuzura, umukino wawe kuzamo neza, urabona ko ikirishi yuzuye neza rwose. Ikirishi yacu yamaze kuba yakuzura, nizere ko bose babibonye, ikirishi yacu yuzuye neza cyane. Wowe utarakora subscribe, utarakanda like, utarakora share, utaradawunodinga aka video ngo uzanakereke undi muntu, wasigaye rwose. Tuza hano ino foto yacu, bayiharisha ushaka, ku Facebook hano, FB n'iki, ariko ugiye kuhisemo ko tuyiha original nyine, IG nyine niyo ikoreshwa cyane. Ino foto yavuyemo, tuyishyiremo neza n'iyi ngiyi ijyemo gutya. Ikirishi yacu yamaze kuba yakuzura, iyo nizere ko nawe utari kubibona, sibyo? Uyu ni Sakata muzi, wowe w'inzobe cyane usa na giriyaje i Kigali, tuza dukanda export, nubwo nyine uko utawiye expo nyine, ubwo ngiyi ya foto yacu rero.
iyi ni ya kirishi nababwiraga ku buryo wakora amakirishi utazi kuyakora. Nizere ko buri wese yamaze gusobanukirwa n'aka gace, utarakora subscribe nayikande kandi uwayikanze nawe nakande like. Murakoze cyane.